Ibihe byiza wowe udukurikiye urakaza neza rero hano kuri Inema TV, ni karibu cyane rwose ku nkuru tukugezaho hano kuri iyi channel. Mu nkuru yacu rero y'ubushize mu gice cya 4 urupapuro rwari rwabaye urupapuro. Natasha ibyuya byari byamurenze ubwoba ari bwose. Ese byarangiye bite? Ndabizi amatsiko ni menshi. Tudatinze rero reka dukomezanye n'igice cya 5. Ubwo mama Natasha yarakomeje ati, Natasha si wowe mbwira, mpereza urwo rupapuro. Nanze kurumuhereza burundu. Atariko uyu mukobwa arasuzugura koko. Aho se kuri urwo rupapuro hariho ikira udashaka ko ndeba? Crispe yabonye ko ubwoba bwanyishe ko ndi mu gutitira nanze no kurwerekana, nuko ahita arunyaka ati mpereza hano urupapuro rwanjye. Nuko ahita abwira mama we ati ariko mama, urumva kureba kuri uru rupapuro ubundi buri bikumarira iki? Uru rupapuro rusanzwe rwa feke gutya? Yahise akomeza kumubwira ati uru rupapuro ni urwanjye nta nubwo ari n'urwa Natasha. Rwose rero ureka kugira ibintu intambara ngo bikomeze cyane, nta bintu bidasanzwe biriho. So kururebaho rero nta kintu na kimwe biri bukumarire. Ahubwo reka twigendere tureke mukomeze mwiganirire. Mama Stella yahise abwira Crispe ati ariko Crispe umaze kunanira sinkavuge ngo nawe uvuge. Ngaho mumve mu maso. Nariruhukije nuko ndavuga nti nukuri mutubabarire ntago twari tuzi ko mwicaye ahangaha. Brandon yahise abwira Crispe ati ariko Crispe nta nubwo nankumbuye ko mbona nawe ugiye, ngwino tube twiganira. Crispe yahise ampereza rwa rupapuro nuko asigara aho ngaho ngo baganire, nuko njyewe ndigendera. Naragiye ninjira muri chambre yanjye nuko ndiruhutse ndavuga nti Crispe arakoze arahankuye. Nuko ntangira gutekereza inti Mana koko nk'ibi babimbayeho ni ibiki? Nk'ubu koko nukubera iki umusore nakunze nsanze ari uriya Brandon? Ni Mana koko kuki utajya umpa amahirwe mu buzima? Nahise mvuga nti ntago kumukunda byakunda nta nubwo byashoboka. Umusore wakunzwe n'umuvandimwe wanjye ntago njyewe nakomeza kumukunda. Rero icyiza nuko ngiye kumwibagirwa burundu. Kumukunda kereka mbaye mbahandi hatari muri uru rugo. Nica aho ngaho nkomeza kwibaza ukuntu mama Stella amaze kunsebya imbere ya Brandon. Ndavuga nti ubundi uko kasigaye ntekereza gute? Buriya azi ko ndi umukobwa w'umwasama, umukobwa w'ikiraro uri aho ngaho. Ndavuga nti asigaranye isura yanjye ayifashe nabi rwose. Hashize akanya ngiye kubona mbona Crispe araje, nuko atangira kunserereza ati mbega umunyabwoba we, uzi ukuntu warebaga, uzi ukuntu wari uri gutitira, wendaga nko kwikubita hasi neza neza. Nahise mubwira nti sha cyakoze wakoze kuntabara pe, wamfashije. Sinzi uko nari bubyifatemo. N'ubwa mbere nari kuba neretse umuntu ko musuzuguye mu buzima bwanjye bwose, kuko ruriya rupapuro sinari kurumuhereza pe. Nahise mbaza Crispe nti none se Crispe bigenze gute se, birangiye gute? Brandon avuze ko kwanga kuza gufasha Stella gukata keke ari ukubera iki? Nuko se hari ikibazo yari afite koko cyangwa yabyanze abishaka? Crispe yahise ambwira ati ikibazo kihese, nta kibazo na kimwe yari afite rwose. Stella nyine birangiye bamukatiye burundu. Stella nyine bamukuriye inzira ku murima. Brandon avuze yuko atigeze amukunda na gatoya, ko Stella kenshi yabwiraga Brandon ko amukunda, ariko Brandon we akamusubiza ko nta bindi bibyihishe inyuma ko ari ubucuti gusa, ariko nyine Stella ntabyumve. Brandon rero avuze ko yabikoze abishaka kugira ngo Stella abone ko ibyo abamubwira aba ari seriye, ntazongere rwose kumubwira iyo mikino ye ngo aramukunda. Gusa nyine yamusabye imbabazi ko yamubihirije ikirori, ubundi ngo famiye zacu zikomeze ubucuti nk'ibisanzwe. Nahise mubwiye nti ubwo se koko Stella byakiriye ati? Nawe ati sha none se nyine urumva yabifata ate? Nyine biramubabaje, gusa njyewe na mama turamwihanganishije, tumubwira ko byose ari we wabyiteye ko ari amakosa yakoze. Crispe yahise ambwira ati ariko Nata, ntugire ngo byarangiye, ndacyafite amatsiko. Mbwiza ukuri, urupapuro rwatumye ubira ibyuya kuriya ugatitira ugahinda umushyitsi, ndacyarwibazaho, ni rupapuro nyabaki? Nanjye nahise mubwira nti sha Crispe, kubera ukuntu wantabaye ukankura mu isoni, kandi urabizi n'ubundi nta n'ikintu njya nguhisha, reka nze ndukwereke, ariko nizere ko biraguma hagati yanjye nawe gusa. Nahise ngenda ndaruzana nuko ndarumuhereza.
Crispin yararufashe nuko yitegereza neza ati ndimo ndareba nabi navangiwe cyangwa niko nata buriya hariya hasi handitsemo iki cyangwa ibindi kubona washushanyije ni ibiki ukunda Brandon koko mana yanjye none se nawe aragukunda murakundana biracyacanga pe mbwira nahise mubwiye nti sha Crispin ntuzi umusore nakubwiye ko namubonye rimwe gusa nkahita mukunda rero ntago nari nzi ko ari we Brandon pe n'uyu munsi natunguwe mubonye yicaye hariya nkabona niwe niyo mpamvu nyine nari nagize ubwoba bwinshi cyane ndimo no gutitira mbonye ko ari we Brandon mujya muvuga muri uru rugo nyine byanyobeye bintera n'ubwoba Crispin yahise ambwira ati umva ni ukuri noneho nanjye ndakumva pe byari byanyobeye ndi kwibaza ikintu wakomeje guhisha none koko yewe ntago wagombaga gutanga ruriya rupapuro pe iyo Stella cyangwa mama babona ibiriho yewe hari guca uwambaye ubu rero bivuze ko yuko Brandon atazi yuko umukunda sibyo nahise musubiza nti rwose nta nubwo azigera abimenya ibyo nahise mbyikuramo nabishyize ku ruhande nakomeza gukundana n'umuntu umuvandimwe wanjye yakunze urumva iyo nkuru yazavugwa hehe nabyikuyemo burundu pe Crispin yahise ambwira ati ariko se ubundi mukundanye byo bitwaye iki ko we na Stella batigeze bakundana na rimwe urumva byaba ari ibintu birenze njye n'ukuri numva nta kibazo cyaba kirimo usibye ko abantu bakabiriza ibintu ubundi nta kintu bitwaye pe tukirimo kuganira fone yahise isona nuko areba umuntu umuhamagaye ati uzi ko ari Brandon ntago azapfa vuba yaramwitabye baraganira nuko aramubaza ati uri kumwe nande se nuko Crispin aramubwira ati ndi kumwe na Natasha nuko aramubwira ati wamumpaye se nawe tukavugana umutima wamvuyemo ambwiye yuko Brandon yifuza kumvugisha nuko mfata telefone dutangira kuvugana ati ese uranyibuka ko iyo atari yo nshuro ya mbere duhuye nahise mubwira nti ndakwibuka nuko nawe ahita ambwira ati nanjye ndakwibuka cyane ariko nyine umbabarire ko ubwo duherukana ntabashije kugufasha gusa nyine nishimiye yuko nongeye kukubona twakomeje kuganira ati natunguye cyane no kubona uba muri urwo rugo nkaba ntajyaga nkubona n'ukuntu ari inshuti zacu n'ukuntu mpagenda n'ukuntu nabo bazi iwacu ati ese uzaza mu rugo muri fete ko mwese twabatumiye njyewe rero ibya fete yabo ntabyo nari nzi usibye ko nigeze kumva Krista na Stella babiganira Stella arimo avuga ko azemeza mama Brandon ko nta wundi mukazana akeneye rero nta kindi kintu nari mbiziho nahise musubize nti ntago ndabimenya neza tukirimo tuvugana shangazi yahise aza kundeba arambwira ngo arankeneye nuko telefone nyihereza Crispin akomeza kuvugana na Brandon njyewe ndigendera Stella nawe yamaze iminsi ababaye ariko ageze aho yakira ibyamubayeho rwose famiye zabo umubano wakomeje kuba wa wundi nk'ibisanzwe igihe rero cyo kujya muri ya fete yo kwa Brandon cyarageze yari fete idasanzwe yari anniversaire y'imyaka 30 papa we na mama we bamaze bakoze ubukwe urumva nyine yubire y'imyaka 30 abantu bamaze babana ntago ari ikintu cyoroshye yari fete ikomeye cyane mama Stella yagiye kureba Stella na Krista ngo bagende kuko bagombaga kuhagera mbere ngo niko mama Brandon yari abikeneye ngo bagombaga kugerayo mbere hari ibyo bagombaga kumufasha nuko mama Stella abwira Stella ati ko mbona se utitegura bimeze bite koko wabyanze burundu ntago uri bugeyo Stella ati ariko njya hehe mama ndaba ngiye kubashimira se ko bansebeje isi yose ikanyuta ndaba ngiye se gushimira Brandon ko nawe yankunze akabinyereka nkuko njyewe namukunze hejuru y'iby'umuhungu wabo yankoreye sinzongera gukandagiza ikirenge cyanjye muri ruriya rugo uriya muryango ndarahiye sinzongera kuwukandagiramo mama we yakomeje kumwinginga ati erega naho utaba umukazana muri uriya muryango ntibikuyeho yuko ari inshuti zacu kuva kera ntibivuze yuko umubano wacu wahagararira ahangaha iso na papa wa Brandon barakorana cyane bya hafi rero tubakeneraho ibintu byinshi rwose ntago twabicaho ijijishe uzugeyo mama Brandon rwose narabimwemereye ko wowe na murumuna wawe mugomba kuzagerayo mukagerayo kare mukamufasha
rero sinkeneye yuko ambona ukundi kuntu akamfata nk'umubeshyi, ziriya nizo nshuti zacu za mbere muri iyi si, rwose nta nubwo natinya kuvuga yuko zirenze n'imiryango yacu. Stella yakomeje kumubwira yanarakaye ati ariko nijijisha ibiki, nijijishije nte ariko ubundi se Brandon we ko atigeze yijijisha ngo aze ankure mu isoni areke kunteza abantu, ntaho njya mbisubime yuko ntaho ndi bujye. Mama Stella yarumiwe nuko aza kundeba ati Natasha itegure vuba ujyane na Krista kwa ba Brandon, hari ibyo mama wabo yari akeneye ko mumufasha, ubwo akwereka ibyo Stella yari bumufashe kuko we ntameze neza, ntago namuhakanira ngo Stella abure nawe ubure, ntago namuhakanira ku bintu namwemereye kuva kera, itegure rero mugende. Byarantangaje cyane, nk'ibisanzwe njyewe n'ubundi ntago nari bujyeyo, rero natunguwe cyane no kubona ambwiye ngo njyeyo. Naratunguwe cyane, n'ubwa mbere nari mvuye mu rugo nanjye ngiye ahantu muri fete, niteguye vuba vuba ngo atisubiraho, gusa nanone mu maso yanjye mwereka ko bitanshimishije kugira ngo atabona ko nshaka kujyayo cyane akisubiraho. Twaragiye njyewe na Krista, tugeze kwa ba Brandon mama waza kutwakira ati ese Krista uyu ni wa mukobwa w'iwanyu mama wanyu ajya akunda kumbwira kari mwizara ni keza ni ukuri, ati Stella ameze ate, nizere ko ari buze kumera neza. Yahise afata Krista amwereka abantu bari bukorane, nuko nanjye aramfata arambwira ngo tugende anyereke ibyo ndi buze gukora. Turimo tugenda twakubitanye na Brandon ati oh Natasha kuki utari wambwiye ko uri buze, wari wampakaniye ngo ntago uzaza. Nuko nanjye ndamubwira nti byantunguye pe ntago nari mbizi. Mama we yahise amubwira ubona bimutangaje cyane ati muraziranye se, uyu ko ari wa mukobwa wo mu Gisabo utajya asohoka, ntubona ukuntu ari keza kibera mu nzu, kadasohoka wabimumenye gute? Yarakomeje ati mama Stella yajyaga ambwira ko afite umukobwa uwiwe katajya atuma hari ahantu ajya, none impamvu nyakuri ndayimenya ituma atemera ko asohoka, ni mwiza cyane abafite ubwoba ko bazamwiba. Twese ako kanya twahise duseka, nuko Brandon ati mama iyo uza kuba umusore ntawe ari kugukira pe, wari kumenya kureba abakobwa beza, ati cyane rwose nk'uyu ntiyari kunshika. Mama Brandon yahise adusigana na Brandon ati ndaje gato ma. Twasigaranye aho ngaho na Brandon, ndamubwira nti sha mama wawe n'umwana mwiza, arasetsa cyane neza neza ameze nka mama wanjye. Brandon ati mama wawe nanjye ntiya yongeye nyine kumunyibutsa. Hashize akanya gato ya mama Brandon ahita agaruka, wabonaga rwose ari mu bintu byinshi cyane, agomba kubanza gushyira ibintu byose ku murongo kugira ngo fete ize kugenda neza, rwose byari bimeze nk'aho ari ubukwe. Twari twakundanye cyane, twamenyeranye wagira ngo tumaze imyaka nka 20 tuziranye. Nuko ahita ambwira ati rero Stella nari namupanze kumfasha muri serivisi, akaba ari we umenya abantu bose bari muri serivisi, akamenya ibintu byose ko bihari, biri bukenerwe byose ko biri ku murongo, mbese ntihagire ikintu na kimwe kibura muri serivisi. Rero kuko ari we wari kubimfashamo ukaba uri mu mwanya we, ni wowe uri bubikore. Nuko ahita avuga ati ariko ubundi uwagushyira kuri high table akaba ariho ukora, nyamara ndabona wajya kuri high table ukagurana n'uwari uriyo. Nahise mubwira nti hoya we ibyo bintu ntago nabishobora ni ukuri. Brandon yahise amubwira ati ariko mama nawe ubwo kandi nuko wabonye ari mwiza cyane kandi ukaba uzi ko kuri high table hakora abantu beza, sibyo mama njyewe nakuvumbuye. Mama Brandon yahise amubwira ati hoya nuko mbona yabishobora akabikora neza, ati ariko ntacyo da ngaho nagumana ibya serivisi. Yahise ambwira ati ubwo abantu mwese mwahageze rero muri bumfashe imirimo, ngwino tugende nkwereke anti wa Brandon, niwe murajya mukorana, niwe muraba muri kumwe, ibintu byose niwe bireba, njyewe ushobora no kutongera kumbona, ubu ngubu njyewe ndi umugeni. Yamaze kuvuga gutyo nuko mpita nseka, nuko Brandon ati rero niwiha kwita ku bintu byose mama ari buvuge uraseka urataha imbavu zashize. Mama wanjye arasetsa cyane. Nahise njyana na mama Brandon, nuko Brandon asigara aho ngaho tujya kureba wa mu anti twari bukorane.
ntakubeshya icyo gihe numvaga umutima wamvuyemo pe, ibintu bya serivisi ntago nari mbizi, nta kirori na kimwe nari narigeze njyamo, nibazwa ukuntu ibyo bintu ndi bubikore kandi nkabikora neza bikanyobera. Ni ubwa mbere nari ngiye mu kirori nk'icyo, sinari nzi ngo biva he bikajya he. Natangiye kuvuga nti ubu bintu by'abandi singiye kubizambya koko. Twaragiye nuko tureba anti, abantu bose bafite imirimo, tubanza guhuraho gatoya. Nuko birangiye numva bitangiye kurushaho kuntera ubwoba no kunshanga, ndavuga nti koko Mana yanjye ubu ndi bubigenze gute? Nahise mvuga nti reka mbivemo hakiri kare, singiye kwica ibintu by'abandi. Sinjya menya rero kwiyemera ngo nemere ikintu ntakizi. Nahise mpamagara Brandon, ndamubaza nti ko ngushaka uracyari hafi ngo tubonaneho gatoya? Nuko arambwira ati reka nze nkurebe. Yaraje, nuko ndamubwira nti reka rero ngiye nkubwize ukuri pe, ibintu byanshanze, nta nubwo nabishobora. Nta kirori na kimwe ndajyamo, sinzi iyo biva n'iyo bijya. Urabizi nibera mu rugo, nta hantu na hamwe njya. Rero iyi ni pati ikomeye ngiyemo bwa mbere, ntaza rero kubazambiriza ibintu. Ubu koko ndi bubigenze gute? Brandon yahise ambwira ati ndakumva pe, ariko Dori yahise ahamagara kazini we aramubwira ngo tube turi kumwe ambe hafi, ngo ibintu byose nkora aba ari hafi yanjye. Narishimye cyane, abantu bo muri famiye ya Brandon bari abana beza cyane. Kazini we twahise tumenyerana cyane, turakorana rwose, aramfasha, ibintu byose bari banshinze bigenda neza cyane. Fete yararangiye turataha, ariko Brandon ntago twabashije kongera kubonana, gusa twajyaga tuvugana kuri phone. Yatangiye kumbwira ngo arashaka ko duhura tukaganira, njye mubwira ko bitashoboka rwose, nta hantu na hamwe njya mba ntemerewe gusohoka ngo mve mu rugo. Yakomeje kumbwira ngo ubwo ngewe gusohoka bitakunda ngo azaza kundeba mu rugo iwacu. Ndamubwira nti noneho byose waba ubizambirije icyarimwe, kuko ho no kukuvugisha ari ukukuvugisha cyangwa ngo nze kugusuhuza ntago byashoboka. Yahise ambwira ati ntacyo bitwaye, reka tubitekerezeho turebe ukuntu twazabonana, gusa uko byagenda kose wumve yuko nkeneye ko tubonana tukaganira. Muri iyo minsi rero Stella we nabonaga atangiye kongera kunyikundishwaho, ntangira kubona rwose atangiye kunyiharazwa. Natangiye gutekereza niba atari imigambi mibi mfitiye nk'uko yigeze kunyiharazwa, ariko nyine amfitiye umugambi mubi. Ngira ngo urabyibuka ubwo nendaga gukora examen national ibyo yankoreye. Byanteye ubwoba rero, ndavuga nti uba ashobora kuba rwose hari ikintu kibe ashaka kunkorera uko byagenda kose. Wabona yaramenye ko nsigaye mvugana na Brandon. Stella yaranyiharaje hahandi yari asigaye aza no kundaza mu cyumba cyanjye, akambwira ngo oderi ya chambre yanjye ngo imugwa neza, ngo iyo ari kumwe nanjye mu cyumba cyanjye ngo yumva ameze neza. Yatangiye kumbwira ngo iki nicyo gihe cyo kunsaba imbabazi, ngo igihe kinini yamaze ambabaza, ngo arashaka kugisimbuza ibyishimo, ngo rero reka tube turi kumwe tujye tumarana akanya kanini. Byaranshanze rwose, nayobewe ibyo ari byo. Sinari kumwegezayo kuko yari umuvandimwe wanjye. Kuba turi kumwe kandi mbona asigaye ankunze numvaga binshimishije, ariko nanone byarambangamiraga. Sinashoboraga kuvugana na Brandon ngo tuganire. Iyo nabonaga ndi kumwe na Stella nkabona Brandon arampamagaye, nahitaga mubwira ngo nabaretse. Ibyo bintu rero byo gukomeza ampamagara nkamubwira ngo buretse, twaba turi kuvugana nkamubwira ngo buretse, wabonaga rwose ko Brandon bimubangamiye cyane, kuko ntago yumvaga ukuntu buri kanya mubwira ngo buretse. Telefone niho hantu honyine twabashaga kuvugana, kuko kubonana bitakundaga. Rero yarambwiraga ati se kuri telefone nzajya nkubura, ko nihanganiye yuko kubonana bitakunze, ubu koko nzakubura hose? Igihe cyarageze rero nuko arambwira ngo akeneye rwose ko tubonana uko byagenda kose. Nise urumva tuzabonana gute? Arambwira ngo yabonye mama we yaranyishimiye, ngo nabimusaba ntari bubyange. Nise urabigenza gute? Yarambwiye ngo agiye kumubwira abeshye mama Stella akankeneye, ko kubera ukuntu ari inshuti mama Stella atari bubyange. Nuko ndamubwira nti nabikwemerera nta kintu biraba bitwaye. Ku munsi wakurikiyeho rero mama Stella yarambwiye ati ariko upanga iki na mama Brandon ko yambwiye ngo aragushaka, musanzwe muziranye? Ndamubwire nti oya,
ati rero itegure agiye kuza kugufata, ati ariko iminota ibiri uba ugarutse. Mu kanya gatoya rero nagiye kubona mbona rwose mama Brandon arahageze, nuko ninjira mu modoka turagenda. Twaragiye nuko atangira guseka ati ariko mana yanjye, Brandon ankoresheje amakosa, ibaza ukuntu atumye umuntu w'umukecuru nkanjye niga kubeshya, atuzi ibintu mbeshye. Cyakoze mama Stella aguhagazeho cyane pe, ntabwo ushobora kwizera ibintu umubeshye kugira ngo yemere kukuma. Twaragiye tugezeyo nsanga rwose banyiteguye nk'abiteguye umuntu udasanzwe, nuko mama we ahita atubwira ngo hari ahantu agiye gatoya arahita agaruka. Nuko ndamubwira nti ese ubu nimutinda ndasubira mu rugo gute? Ati Brandon ari bukujyane. Ntihoya we babifata nabi, ati humura sindi butinde ndaza guhita ngaruka. Nagumanye aho ngaho na Brandon dutangira kuganira, nuko tugeze aho ndamubaza nti ese koko mbabarira umbwire ikintu cyatumye utuma mama wawe abeshya kugira ngo tubonane ni igiki koko? Kwari ukuganira gusa. Brandon yahise ambwira ati ntakubeshye nari ngukumbuye cyane. Yambwiye ko yarakumbuye kumbona no kumva ijwi ryanjye tuganira turebana amaso ku maso, atari ibya telefone gusa na za video call. Nuko arambwira ngo ariko cyane cyane hari ikintu yashakaga kumbwira. Yarambwiye ngo hari ikintu yashakaga kumbwira yaramaranye igihe kinini cyane abitse ku mutima, ngo ni ikintu cy'agaciro yumvaga atambwira kuri telefone. Uwo munsi rero nibwo Brandon yambwiye ko ankunda cyane. Nabuze icyo mvuga nzenga amarira mu maso. Ku ruhande rumwe numvishe binshimishije kuko numvaga narakunze umuntu nawe unkunda. Ku rundi ruhande ariko numvishe mbabaye kuko nari nzi neza ko ari ibintu bitazakirirwa neza ku muryango wanjye, kandi nanjye nkumva ntakunda ex wa sister wanjye. Naramusubije nti ni byiza ndabyishimiye ko nkunda. Ati none se wowe urabivugaho iki? Nahise mubwira nti koko Cyusa, urumva njyewe nakunda umuntu wakunzwe n'umuvandimwe wanjye koko, ex wa sister wanjye? Cyusa ati ese koko umuntu abe ex wundi batarigeze bakundana? Njyewe na Stella nta na rimwe twigeze dukundana ngo uvuge ngo ndi ex we. Nta n'isegonda na rimwe nigeze ntekereza kumukunda pe, ngo wenda mfate n'umwanya ngo ngishe umutima wanjye inama, kuko wenda numvaga hari nk'akantu gatoya k'urukundo mufitiye. Rwose sinigeze mukunda na rimwe, rero urumva ko atari ex wanjye. Rwose niba ari ibyo byigutera ikibazo. Naramubwiye nti mpigihe basi mbitekerezeho, ndumva njyewe ubwanjye ntazi umwanzuro ngomba gufata. Twakomeje kuganira anyumvisha ko rwose nta kintu bitwaye gukundana nawe. Amasaha nayo yaricumye mbona butangiye kwira. Mama Brandon yohereje message Brandon ati ihangane ucyure Natasha atahe kuko njyewe aho nagiye ndabona nshobora gutinda, kandi mama Stella atangiye kumpamagara ari kumbwira ngo natinze kohereza Natasha. Brandon yahise ambwira ati ariko buriya ruriya rugo urubamo gute koko? Cyakora disi urihangana, ukuntu cya gihe yagututse ukihangana ntumusubize, warangiza ukanamusaba imbabazi. Aho njyewe nari nicaye numvaga birimo kundya, numvaga nanahaguruka nkarwana. Nahise mubwira nti birangiye narabimenyereye, nta kintu biba bintwaye, ahubwo rwose ngwino tugende, reka tugende ngire mu rugo hakiri kare atamerera nabi, atazanatuma nta hantu nongera kujya. Nagiye mu modoka turagenda, tugeze mu rugo baradukingurira nuko turinjira, aparika imodoka kugira ngo mvemo. Ngiye kuvamo Brandon yahise amfata ukuboko nuko atangira gukomeza kunganiriza. Twakomeje kuganiraho gatoya, ageze ahati ariko Natasha mbwiza ukuri, mbwira nubwo wambwiye ngo uzabitekerezaho umpa umwanzuro, mbwira wowe ikikuri ku mutima, nibura umfata ute? Uba wumva se nibura nawe unkunda? Byibuze se ujya unantekereza? Dukuyeho ibyo bibazo bya famiye by'uko wenda sister wawe nawe yankunze, ku ruhande rwawe bimeze bite? Ngiye kumusubiza nagiye kubona mbona umuntu aturutse imbere aje yihuta twegera, yegeraho imodoka yari iparitse. Ndebye neza mbona ni mama Stella. Nahise mubwira nti noneho Cyusa ndapfuye, ibyanjye birarangiye, ni mama Stella agiye kuza abone ko ari wowe turi kumwe hano mu modoka.
kandi rwose buriya yabonye yuko tunamaze akanya turi kumwe. Nahise mubwira nti reka nsohoke vuba vuba nawe uhite ugenda ntabone ko ari wowe twari turi kumwe. Nkiva mu modoka ako kanya nyikandagiza ikirenge hasi, mama Stella yahise angwaho. Ataragira n'ijambo na rimwe ambwira nanone ubwoba bwaranyishe ntangira gutitira. Naha rero dusoreje igice cya 5. Ese bizagenda bite? Mama Stella naramuka abonye yuko Natasha yari ari kumwe na Brandon mu modoka banamaranye akanya. Ese urukundo rw'aba bantu bombi koko ruzashoboka? Ese birakwiye yuko Natasha yakunda umuntu wakunzwe na sister we, noneho umuntu watumye sister we aseba mu bantu bangana kuriya? Ese Stella we utangiye kwikundishwa nanone kuri Natasha ni amahoro? Byose rero ni mu gice cya 6 ntuzacikwe. Ndagushimiye cyane wowe wabanye natwe ukaba warakurikiranye inkuru yacu kuva ku itangiriro kugeza ku gice cya 6 n'ibindi bice biri inyuma, kandi ni byiza cyane uzaryoherwa. Nkurarikire rero gukora subscribe wowe utarayikora, ukomeze ubane natwe. Imana ikurinde ntuzacikwe n'inkuru zacu z'ubutaha.